Bakristo bavandimwe, nshuti za Radiyo Mariya Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Dore amasomo matagatifu umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye kuri wa mbere w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, umwaka wa Liturujia A. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 16, umurongo wa 11 kugeza ku wa 15. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umunsi umwe turi kumwe na Pawulo, dufatira ubwato i Torowadi, twambuka tugana kuri Samototirasi, bukeye turakomeza n'i Neyapoli. Tuhavuye tujya i Filipi, ari wo mujyi mukuru wa Masedoniya, wari utuwe n'Abanyaroma benshi. Muri uwo mujyi rero tuhamara iminsi. Ku munsi w'isabato dusohoka mu mujyi tugana iruhande rw'umugezi, ahantu twibwiraga ko bagomba kuba bahasengera. Nuko turicara, dutangira kuganira n'abagore bari bahakoraniye. Umwe muri bo, uwitwaga Lidiya, ukomoka mu mujyi wa Tiyatira, akaba n'umucuruzikazi w'imyenda y'imihemba, yari asanzwe asenga Imana. Nuko atega amatwi, kuko Nyagasani yari yaramuhaye umutima wo kwita ku byo Pawulo yavugaga, ngo amare kubatizwa kimwe n'abo mu rugo rwe bose. Aratwinginga ati, niba mubona koko ko nemera Nyagasani, nimuze mucumbike iwanjye. Niko kuduhatira kubyemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi iriherekeza ni Zaburi 149, umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, umurongo wa gatatu kugeza ku wa kane, uwa gatanu kugeza ku wa 6A n'umurongo wa 9B. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, nimumusingirize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Isiraheli niyishimire uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori bakorera umwami wabo. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nibasingize izina rye bahamiriza, bamuvugirize ingoma n'inanga, kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, ab'intamenyekana akabahaza umukiro. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza, ndetse bavugirize impundu no ku mariri yabo. Bakore mu gahogo barata Imana, ngiryo ishema ry'abayoboke b'Imana. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Ivanjiri y'uyu munsi ni iya Mutagatifu Yohani, umutwe wa 15, umurongo wa 21 kugeza ku 27, n'umutwe wa 16, umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Habwa ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, umuvugizi nzabohereza aturutse kuri Data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. Namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Bibabwiye ngira ngo ejo mudatsitara. Bazabaca mu masengero, ndetse n'igihe kirageze, maze uzabica wese azibwire ko yubashye Imana. Ibyo bazabibagirira babitewe n'uko batamenye Data, nanjye ntibamenye. Ibyo mbibabwiye ngira ngo igihe cyabyo nikigera, muzibuke ko nababuriye. Sinabibabwiye ngitangira, kuko twari kumwe. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, dukomeje kumva impanuro Yezu aha abigishwa be mbere y'uko atandukana nabo asubiye kwa se. Icyo yabasabye ni ugukomeza ubutumwa bwe bwo kwamamaza ingoma y'Imana. Ibyo yakoraga ntibigomba guhagarara, kuko icyo yabatoreye ari ukuzakomeza kogeza hose inkuru nziza y'umukiro. Yezu yagiye asaba abigishwa be gukundana hagati yabo nk'ikimenyetso abandi bazamenyeraho ko ari abigishwa be.
ibyo bazabwira abandi bigomba kugaragara mu mibanire yabo. Mu ivanjiri y'uyu munsi, Yezu yongeye kwizeza abigishwa be Roho Mutagatifu uzagumana nabo, ntibazasigara bonyine. Mu butumwa Yezu abahaye bafite uzawubashoboza. Umuvugizi nzabohereza aturutse kuri Data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri Data naza azambera umugabo. Yezu agasaba rero abigishwa be kuzakurikiza urwo rugero rwa Roho Mutagatifu, Roho nyir'ukuri uzaba azanywe no guhamya ibye. Namwe rero muzambere abagabo kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Kuba Yezu asaba abigishwa be kumubera abagabo cyangwa abahamya hari icyo bivuze kandi yahise anabibasobanurira. Kuba umuhamya wa Yezu ni ukuba indatsimburwa ku magambo ye, ukamwamamaza mu bihe byose, byaba mu mahoro ndetse no mu makuba. Yezu yari azi neza amakuba ategereje abigishwa be, yarabateguje ngo batazatungurwa. Mu minsi yashize twagiye twumva amagorwa abigishwa ba Yezu bahuye nayo ubwo bari batangiye ubutumwa bwo kwamamaza izuka rye. Babujijwe kuvuga izina rya Yezu, ibyo byanze batangira gukubitwa, gufungwa ndetse no kwicwa kuko Abayahudi bashakaga kuzimanganya burundu ibya Yezu. Ibyo rero Yezu yari yarabibabwiye hakiri kare ngo batazatungurwa. Ibyo Abayahudi bakoreraga abigishwa ba Yezu bibwiraga ko bari mu kuri, bari kurwanirira idini ryabo rya Kiyahudi, mbese ko batari kurwanya Imana ahubwo bari kuyirwanirira. Nibyo Yezu yababwiye agira ati bazabaca mu masengero ndetse n'igihe kirageze maze uzabica wese azibwire ko yubashye Imana. Bavandimwe, Roho Mutagatifu twahawe adufashe kubera Yezu abahamya badatinya no kumuhamya aho rukomeye. Ibyo Yezu yateguje abigishwa be ko isi izabagirira nabi, natwe b'iki gihe nibyo Yezu atubwira. Ijambo rya Kristu iyi si ya none ntishaka kuryumva, ahubwo ikadutegeka ibyayo tuvuga. Utavuga rumwe nayo ikaba itamworohera, ikamugaragaza nk'umwanzi w'amahoro ubangamiye ubwisanzure n'uburenganzira bwa muntu. Abatoteje ubukristu ntibavuga ko barwanya Imana, ahubwo ko bayubaha, baharanira ko abantu bayo babaho neza mu mudendezo usesuye, bakora icyo bashaka n'uko babyumva. Akaba rero hagowe umuntu ushaka kuvuga ibindi bitari iyo mvugo y'isi. Bakristo bavandimwe, ntidukwiye gucecekeshwa n'isi ndetse n'abayo, ahubwo twebwe twamenye Kristo duharanire kumubera abahamya b'indahemuka ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya mubyeyi utabara abakristu, udusabire. Mwari kumwe na Padiri Evariste Ndikumwenayo ukorera ubutumwa mu iseminari ntoya Mutagatifu Dominiko Savio ku Rwesero. Amahoro y'Umwami wacu Yezu Kristo wazutse ahorane namwe.